Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda. Reka tubifurize ikaze ku byo mukora byose, ibyo munyuramo byose. Aka kanya rero nuko mu ntara y'Amajyaruguru ho mu karere ka Gicumbi abantu batatu baguye mu mpanuka y'imodoka bahasiga ubuzima. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukoreshe amazi ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi abantu batatu bo mu karere ka Gicumbi n'ubundi umurenge wa Mutete barimo n'umubyeyi n'umwana we baguye mu mpanuka y'imodoka. Ibi kandi bibaye ubwo n'ejo bundi habaye impanuka mu karere ka Rulindo. Ni impanuka kandi y'imodoka rero yo mu bwoko bwa Fuso Mitsubishi ifite plaque LAH 02072G yavaga mu karere ka Gicumbi yerekeza n'ubundi mu mujyi wa Kigali. Impanuka kandi yabaye ku itariki ya 16 Gashyantare umwaka wa 2025 mu mudugudu wa Gihira, akagari ka Gaseke, umurenge wa Mutete. Ubwo kandi iyi modoka yashakaga kunyura ku ivatiri yo mu bwoko bwa Toyota Corolla ifite plaque LAH 774 bigatuma igonga n'abaturage bari mu mpande z'umuhanda barimo kwitambukira. Ababuriye kandi ubuzima muri iyi mpanuka harimo ufite imyaka 29 ndetse uw'imyaka 40 ndetse n'umwana we wari uhetswe mu mugongo ufite imyaka 4 wagerejwe mu bitaro bya Byumba agahita ashira mu mwuka. Nyuma kandi yuko nyina umubyara nawe yaramaze kuhasiga ubuzima. Abaturage kandi babonye iby'iyi mpanuka batangarije ikinyamakuru Umuseke iyi modoka ko mu bwoko bwa Fuso yashakaga kunyura ku ivatiri bigatuma igonga abanyonzi bari batwaye amagare mu muhanda. Umwe kandi yakomeje agira ati Fuso yerekezaga i Kigali muri uwo mwanya yadepansaga cyangwa se yashaka kunyuraho nibwo yahise igonga ivatiri ndetse n'amagare yazaga yerekeza mu karere ka Gicumbi, nuko ubuzima bwabo butakariye aho ngaho. Aba rero urumva ko batakiri mu mwuka w'abazima cyangwa se batakivuka ayo kuba batambuka ubuzima bwabo. Urumva rero iyi modoka rwose uko yashwanyaguritse, imodoka ya Toyota rwose ivatiri yahise ibirahure byayo bimeneka, amapine yayo areba hejuru, amagare nayo urabona ko yashwanyaguritse, mbese nta kintu wavuga ko gifite ubuzima. Rero abaturage babonye iyi nkuru nabo bagiye batangara umwe bati imodoka yerekezaga i Kigali muri uwo mwanya depansaga cyangwa se ashaka kunyuraho maze ihitana ubuzima bw'abo bantu. Yakomeje agira ati rero ni Fuso yagonze ivatiri inagonga kandi abanyamaguru n'umunyonzi bakomeretse kandi bari ku magare ni batatu ndetse kandi hanakomeretse abandi bantu 6 bari mu ivatiri y'imodoka yagonganye nayo. Gitefu kandi Mwanafunzi avuga ko abakomerekeye muri iyi mpanuka bahise bajyanwa ku bitaro bya Byumba ubwo ni mu karere ka Gicumbi. Umwe kandi ajyanwa ku bitaro bya Kigali CHUK. Gitefu kandi avuga ko uwagonze yahise atoroka akaba agishakishwa ngo arimenyekane aho yaba ari. Ubuzima rero bw'abantu bukomeje kuba butwarwa n'ibinyabiziga bitavuga, ariko nyamara abashoferi n'abandi batandukanye bo baba bavuga. Nitwa Eric Nshimiyimana, wowe ukomeza ukore subscribe, ukoreshe amazi ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Nandi ntikuza naho ubutaha.